Ubusanzwe umubiri wacu ugizwe na 70% by'amazi, ndetse nta wakwirengiza ibyiza byayo ko amazi agira uruhare mu mikorere myiza y'ingingo ndetse no mu ikorwa ry'imisemburo umubiri ukenera. Usibye kuba amazi afasha mu mikorere isanzwe y'umubiri, dore ko ari nayo menshi, hari n'ibindi bikorwa byinshi byagiye bigaragara ko amazi akora. Mu ncamake, amazi ni umuti uvura indwara nyinshi. Mu myaka 1970, Dr. Dune yerekanye ko amazi ari umuti w'umwimerere uvura indwara nyinshi kandi ukarinda ibibazo ubuzima bwawe ushobora kugira, birimo umuvuduko w'amaraso, asima, diabete ndetse n'umutwe wa hato na hato. Ibi bikaba byaratangajwe mu kinyamakuru cya New York Times mu 1983. Ku bwa Dr. Dune, ngo ibimenyetso byo kugira inyota cyane akenshi tubyitiranye n'ibindi bimenyetso by'izindi ndwara tuba twararwaye tutabizi, ariko ngo iyo wirinze umwuma mu buzima bwawe uba wirinze kugira ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima, ndetse nta nubwo ari ngombwa gufata imiti yakozwe mu nganda. Ese amazi yose umenya kugira akamaro? Aha ni hoya, ko hari ubwo ushobora kuyanywa akaguteza ibibazo aho kugukiza, dore ko wanywa amazi akakugirira akamaro. Nk'ikirahure cy'amazi mu gitondo kibyuka utari wagira ikintu na kimwe ushyira mu nda, ni ukuvuga nibura iminota 30 mbere yuko ufata ibyo kurya bya mu gitondo, ndetse ukaba wakongera kunywa ikindi kirahure nyuma y'amasaha 2 umaze kurya, bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Ubu buvuzi bw'Abayapani bwerekanye ko ukurikije ubwo buryo bwo kunywa amazi nibura ukabikora mu minsi igera ku 10, bigufasha kwivura ibibazo by'impatwe, constipation ndetse n'ibibazo by'amara. Iyo bikoze kandi mu gihe cy'ukwezi, ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uragabanuka. Akamaro k'amazi rero ntikagomba gushidikanywaho. Kunywa amazi ukibyuka byo nakarusho, ndetse bigira ibyiza bitangaje ku buzima. Murabyibuka ko umubiri wacu ugizwe n'igice kinini n'amazi, niyo mpamvu ugomba guhorana ubuhere bwa nyabwo. Kunywa amazi ukibyuka ni ingenzi cyane ku mubiri kuko biwufasha kongera gukora neza. Tekereza nawe ko umaze amasaha 7 cyangwa 8 uryamye ntacyo kunywa urashyira mu kanwa. Niba warabyitegereje neza, ukunda kubyuka wumva mu nkanka hahokera cyangwa se humagaye. Ibi nibyo biba iyo uryamye. Gusa none hari ikindi kintu abantu batari bazi kandi cy'ingenzi ku buzima bwacu. Iyo umuntu aryamye nijoro, umubiri utakaza amazi menshi cyane kandi ingenzi, ndetse n'imyanda ikarushaho kwiyongera mu mubiri wacu. Ni byiza rero kubyuka mu gitondo umuntu ashaka uko yagarura amazi yatakaje, ndetse akavana n'imyanda mu mubiri. Icyo usabwa gukora rero nta kindi, ni ukunywa ikirahure cy'amazi ukibyuka kuko bifasha umubiri kugubwa neza cyane. Reka turebere hamwe bimwe mu bya amazi ya mu gitondo akora mu mubiri w'umuntu. Icyambere, bigabanya acide mu gifu. Acide iba nyinshi mu gifu kubera ko hari ibyo kurya umuntu aba yafashe byiganjemo ya acide n'ubundi. Abahanga mu by'ubuvuzi rero bavuga ko kunywa ikirahure cy'amazi ukibyuka bifasha kugabanya ya acide yo mu gifu. Ikindi nakubwira nuko birinda kugugara mu nda. Kugugara ni kimwe mu bibazo abantu bakunze guhura nacyo bitewe no kubura amazi mu mubiri ndetse no gukora nabi kw'igifu. Abahanga rero bavuga ko kunywa igikombe cy'amazi ukibyuka bifasha kurinda kugugarara mu nda, umuntu akabasha kwituma neza ndetse n'igugura rikagenda neza cyane. Bifasha kandi kugabanya ibiro. Aha abantu bafite ibiro byinshi barahita babyakirana yombi. Kunywa amazi buri gitondo mbere yuko ufata ifunguro rya mu gitondo bifasha kugabanya ingano y'ibyo uri bufate mu gitondo, bityo bikanagufasha kutiyongera ibiro bya hato na hato. Si ibyo gusa kuko amazi afasha mu gutwika ibinure biba byaribitse mu mubiri, kandi umuntu abyuha cyane kuko ibinure biba byabaye byinshi mu mubiri. Aho ujya wumva abenshi bavuga ngo amazi afasha kunanuka. Nubwo ubushakashatsi bwakoze bwerekana ko amazi mu gutakaza karori nke, kunywa amazi ukibyuka bifasha umubiri gukoresha imbaraga nyinshi cyane ku rugero ruri hejuru. Bituma urwara rwo mu maso kandi rusa neza. Nubwo ushobora gukoresha ibya mirenge ngo urashaka ubwiza bwo mu maso, cyangwa se ukanabushakisha mu kwisiga cyane ngo urebe ko mu maso hawe hacya, ntabwo bizaguhira nk'uko ushobora kujya winywera amazi buri gitondo ukimara kubyuka. Aha kandi barareba babandi barwaye ibishishi mu maso cyangwa se ibiheri byabaye karande mu maso yabo. Iyo winywereye amazi ukayanywa mu gitondo, bya biheri rwose biragenda. Birinda kandi kurwara impyiko. Amazi ni ingenzi cyane ku mpyiko z'umuntu kuko azifasha kuyungurura imwe mu myanda iba iri mu mubiri w'umuntu biciye mu nkari. Niyo mpamvu rero ukwiriye kunywa amazi angana na litiro 1.5 cyangwa 2 buri munsi kugira ngo ufashe impyiko gukora akazi kazo. Mu gitondo umuntu abyutse akwiriye kunywa amazi. Ayo mazi asohora imyanda ihereye mu kanwa, mu muhogo, mu mara, mu mpyiko, mu ruhago,
imyanda yose igasohoka mu buryo butagoranye. Kwihagarika umaze kunywa amazi mu gitondo twabigereranya no gukubura ukamena imyanda hanze. Andi mazi akwiriye kunyobwa ku manywa hasigaye iminota 30 ngo umuntu arye. Aya mazi nayo yoza igifu, akaruhura umubiri warushye, akamara inyota, akaruhura ingingo zari zigiye kugwa agacuho. Andi akaza kunyobwa nimugoroba hasigaye iminota 30 kugira ngo ufate ifunguro rya nimugoroba. Urugero rusange rw'amazi ku muntu ukuze wese ni litiro 1.5 ku munsi. Igihe atakoreshejwe nyirayo abagomba kwiyumvamo igihombo kinini ukakirihaho ingaruka z'indwara mu mubiri. Amazi ni ikinyobwa cyagenewe mu guhembura kandi mu buvuzi gakondo. Kubwa Dr. Lachna, umuvuzi w'indwara rusange mu bitaro bya Ruhengeri mu gihugu cy'Ubuhinde, avuga ko intungamubiri twarwa n'amazi mu mubiri kandi nanone imyanda igasohoka hifashishijwe amazi. Amazi afasha mu ikorwa ry'utunyangingo k'umubiri. Si ibyo gusa kuko amazi akora akazi katoroshye mu bikorwa by'ibinyabutabire, aho atuma imyunyungugu, vitamine, isukari ya glucose bijyaho bigomba kujya, kandi ibyo murabizi cyane ko ari ingirakamaro ku mubiri. Mu gihe umubiri ufite umwuma, ubwonko bukora buhoro, bishobora gutera kumva unaniwe, wacitse intege, ndetse kumva uribwa umutwe. Bishobora ndetse no gutwara akanyamuneza kawe ukumva ufite umunabi. Hari kandi n'indwara zavurishwa kwirwa utariye, ariko ntazavurishwa kwirwa utanyoye amazi, kuko amazi atuma ibyo kurya binoga neza mu nda, atuma ubushyuhe buba ku rugero rwiza, akingira ibisebe byo mu gifu, atunganya impyiko, avura mu mihogo, atuma uruhu rutarwara ibyuririzi, arinda gusarara, arinda indwara zo mu mara, izo mu myanya myibarukiro, izo mu ngingo, arinda umunaniro, arinda kurwara amara mato na manini, abuza kuribwa n'ibitsike by'amaso, arinda umubiri gukomera, abuza kurwara amagufa, atera kwihagarika neza, atuma imihango itaryana, kubijya izengereza cyane, kuva imyuna mu mazuru nabyo wabisezera igihe winywera amazi ku kigero cya nyacyo, atuma abantu bishimira imibonano mpuzabitsina. Umwijima nawo ntiwawurwara igihe unywa amazi neza, umugongo nawo wawusezera igihe unywa amazi ku kigero cya nyacyo. Ingirangingo z'ubwonko zigizwe na 70% by'amazi. Mu gihe ufite umwuma, nicyo gice cya mbere kigaragara imikorere mibi, aho wumva unaniwe cyane, ukumva ndetse n'akazi karakunaniye. Amazi ushobora kunywa ushaka, yaba kayozazi cyangwa se akonje, gusa meza nari ku bushyuhe busanzwe, atagiye muri frigo, ntabe kandi yagiye no ku muriro. Niba wumva amazi akubihira, cyagiye uba wumva ugize isesemi, ushobora kongeramo indimu, nabyo byakugirira akamaro cyane. Umubiri wawe ukenera amazi ngo ubeho. Uturimangingo aribyo bita cells, ingirangingo, tishi ndetse n'ingingo organe zose z'umubiri zikeneye amazi ngo zibashe gukora neza. Ngaho ufasha umubiri wawe unywa amazi ahagije ukibyuka. Muri rusange rero umwana akeneye amazi kuri 70%, umukuru akayakenera ku kigero cya 63%. Umugabane ungana na 2.3 by'umubiri w'umuntu bigomba kuba bigizwe n'amazi. Niho ubuzima bw'umuntu bwawe ufite umutekano. Amazi kandi icyo nakubwira niko ari mu rwego rwa kabiri rw'ubuzima. Ibyihutirwa no guhumeka, ibya kabiri no kunywa amazi, ibya gatatu no kurya. Aho kwirirwa utanyoye amazi, wakwirirwa utariye.